mama ntiyitaye ngo kureba ngo arakuraho rido ngo arebe ukomanga wenda hari yaza kubona ko ari we ntiyari bufungure ahubwo yaragiye nta gukuraho rido n'ibitotsi n'iki arafungura ahita amubanza icyuma cyo mu mutima aramwica amutera icyuma cyo mu mutima wa mwana w'imyaka 2 ari aho ngaho muri iyo nzu areba nta kintu ari buvuge arangije abona nta kundi biri bugenda afata icyuma nawe arika agerageza nyine kwiyahura papa wawe yego ariko ntiyapfa ubwo twageze aho ngaho turi kuboroga no kwa kwikata mu ijosi biteye ubwoba turi turarira aho kugira ngo byibuze avuge no kwicuza yari kuturebera mu kirahure cy'umuryango mu idirishya mu muryango mu kirahure cy'umuryango akutubwira ngo mwebwe muri kurira hose murarira iki ngo namwe ni muze mbice muze mbakurikize mama wanjye babyara tubyara Jesus rumva twabaye abasazi turahamagaye inzego z'umutekano baraje rumva n'umwana w'amezi 7 ntibabashije kumurokora nayo byamugezeho rumva amuteye icyuma cyo mu mutima arangije ajya kumusonga wa mwana ajya no gutera kunda mwana nawe abigenderamo uko nguko dutangira ubuzima bw'ubupfubyi uko nguko ubwo ku kiriyo ikibazo cyanjye cyihungabana cy'agahinda gakabije cyaje gufata indi ntera urumva barumuna bawe barashatse ariko wowe ntabwo urashaka urumva n'abaganga bankurikiranaga icyo babanje kucyitaho ubundi numvaga umubyeyi w'umupapa wese ahava akagera nk'ubu hari nk'igihe cyageze n'abandi muri relationship mwumva ngiye ibintu by'ubukwe nzakora ubukwe ubundi nzakora ubukwe umusore uzantwara azampresenta ngo iki nzagenda mvuge ngo ndinde wo kwande nzavuga ko ababyeyi banjye bari nzavuga ko batariho kuko papa we abenshi ubundi bazi ko yanapfuye ntabwo mubara nk'umuntu uriho numva je namubwira nta babyeyi bose ngira kubera yuko mu mutima wanjye yamaze gupfa pe nkumva nyine ni igisebo kuri njyewe kuzagenda kwipresenta kwa data bukwe mvuge ngo data yishe mama nkumva ni ikibazo gikomeye hari igihe cyageze akajya ahamagara abantu ngo ari mu bujurire ngo ashaka kujurira nyine bakamugabanyiriza igihano numva twebwe twari abana ntabwo twari dufite kugenda ngo ntabwo twari tuzi ngo biravaye birajya ngo tunamushinje tujye mu rukiko tuburane wapi arazita ubwo nta wanshinjeje nimba nzajya kujurira nanjye bakamusubizamo kubera ko ni wa muntu ntifuza kubona ntabwo yigeze yitwa Tumukunde Lucy afite inkuru afite ibyo yaciyemo njya mvuga ngo kenshi inkuru zacu ntabwo tujye dutandukana hari ubwo zidukomerera ariko nubwo zoroha ubuzima bugakomeza Lucy uraho neza umeze neza urabizi kuri mwiza uvuga ngo ndi mwiza ndabizi yego uri mwiza kandi mu buryo w'inatirere ni byiza cyane uri amahoro yego ndamahoro yego ku muntu utazi Lucy wamwibwira gute Lucy Tumukunde ni muntu ki Tumukunde Lucy ni umukobwa ni umunyeshuri ushakisha ubuzima w'imfubyi ubayeho mu buzima bukakaye ariko uko iminsi igenda yicuma icyizere kigenda kiboneka ko ejo bizaba ari byiza hamwe n'Imana no gusenga uri umunyeshuri wiga iki hehe niga Hotel and Restaurant Management UTB kuri campus ya Rebero yego ndi level 3 ndimo ndasoza muri uko kwa 12 ubupfubyi buryana gute Tumukunde ubupfubyi buraryana cyane ariko hahandi ubu ikintu cyose kumwe uba wumva ubabaye ufite umuntu washaringa ibintu byawe ukumva nyine nta wundi muntu wabwira nabo wakabaye ubwira byibuze bagufasha nyine biza mu mizo ya mbere bikimara kuba ariko ndakubwiza ukuri nyuma nyine urabyimenyera niko nabivuga gusa birakomera pe birakomera hamwe usanga depression ariyo
igenda ihitana abantu ugasanga ubuzima bwawe buragenda bumungwa gake gake kubera ko udafite umuntu usharinga nyine ibibazo ufite ibyo uri guhura nabyo nyine ugasanga iyo utegereye Imana biragucanga. ni he wageze ukavuga ngo iyo mba mfite uyu mubyeyi? Ubuzima bwose nabayemo even n'ubu ngubu hari igihe nyine ama-challenges aza, hari ibintu bigenda biza muri ubwo buzima ukavuga iyo aba nari mfite mama, ko mama yari inshuti yanjye, naramusharingaga ibintu byanjye nyine urumva ninjye wari imfura kuri mama. Twaganiraga twisanzuye, urumva nyine hajemo icyuho gikomeye mu buzima bwanjye. Yego. Urumva nyine byarangoye kubera yuko urumva nimba narasigaye indi mfura za nshingano ze nahise njya mu cyimbo cyiwe. Noneho urumva nanjye nari mutoya kuko yapfuye mfite imyaka 18. Yego. Nigaga mu wa 4 segonderi. Numvaga nanjye ndi umuntu ukeneye kwitabwaho, ariko kumva yuko nyine hari abandi nabo bari mu nshingano zawe, ibyo kwiyitaho ndabyibagirwa. Nyine nkomeza guhangana nuko nakwita ku bandi, kuko twari dufite bucura. Mama yapfuye dufite umwana w'imyaka 2 nubwo yapfuye atwite y'amezi 7, ariko uwo yari asize mutoya yari afite imyaka 2. Ubwo urumva guhera uwo munsi natangiye gutoza wa mwana kunyita mama. Naravuga nti atazakura yumva yuko kuba adafite mama, yumva yuko adafite umuntu yita mama ari ikibazo. Ubwo nemera kwitamba, urumva nari umwana mutoya, ndabyemera ndanabyakira, ubuzima burakomeza. Witwa mama wa murumuna wawe? Witwa mama wa murumuna. Si we wenyine, ubwo urumva nabaye mama wa barumuna banjye. Yego. Bangahe? 4. Two turi abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu 1. Pole sana. Ni naho inkuru yawe ishingiye. Tugiye kwitangira mu imuzi. Ni inkuru ibabaje, reka ko aribwo bwa mbere nakiriye inkuru imeze nk'iyawe. Byagenze gute? Urumva ubundi ukuntu byatangiye. Njye nakuze mu rugo, tubayeho mu buzima busanzwe, nta kintu twari tubuze, ababyeyi barakoraga, ariko bya bindi by'amakimbirane y'ababyeyi nyine ntazibana zidakomanya amahembe. Gusa nyine hari igihe zikomanya amahembe ugasanga zirakomerekeje. Ni muri urwo rwego rero nyine hari igihe cyageraga ugasanga bahora mu ntonganya, ugasanga turaryamye tutangiye kumva barimo bararwana, dukurira muri ibyo bintu. Ariko mama akaba ari umuntu wari uzi guhisha agahinda ke, akabyuka mu gitondo akigera nkaho nta cyabaye, ubuzima bugakomeza. Cyakoze rimwe na rimwe yabona byanze burundu, yabona agiye kuhasiga ubuzima, akahukana akajya kwa mukuru we, kuko nawe ni nkaho ari we mubyeyi yari asigaranye, abandi bose bari barabishe muri jenoside. Akagenda akajyayo mu cyaro, igihe kikazagera akazajya kumucyura. Ubwo kugira ngo amucyure yadufataga twese niyo akadutwara, akamutera impuhwe. Nyine urabizi impuhwe z'ababyeyi b'abamama, akabona ntago yareka abana bonyine, agomba kujya kwita ku bana, kandi ntago yabazana kwa mukuru we, akahita ahitamo kongera kugaruka. Ntibyatindaga kabiri kuko nuko byahoraga. Ubwo ubuzima burakomeza. Hanyuma ya 2017 ubundi navuga ko ariho byabaye umusimburo w'ibintu byose. 2017 twabaga Nyamagabe, ariko papa afata umwanzuro kujya gukorera Igisenyi. Yari umuntu ukora, ntabwo yicaraga ahantu hamwe, ntabwo yakoraga ibintu bimwe. Nyine yari umuntu ukunda gushakisha, afite ama business menshi. Afata umwanzuro ajya gukorera i Rubavu. Agiye i Rubavu, mama arasigara, natwe turasigara, dusigara Nyamagabe. Numva nigaga mu wa 3. Nigaga mu wa 3 segonderi. Aragenda, gusa aho bakoreraga aho Nyamagabe byari bitangiye gusa naho bikendera. Urumva bakoraga ari amaboko 2, umwe aragiye undi arasigaye, mama asigara nyine ari ugupfundikanya. Hanyuma ageze i Rubavu aruga rero, kuko nubwo nari mutoya ku myaka 17, ariko
urumva nyine nanjye bya business nari mbizi ko narabafashaga muri vacances nanjye nkaba ndiyo nkagenda nkakoresha abakozi controle nkamenya ngo ni ibiki nyine biri kujya mbere muri business. Ubwo baje gufata umwanzuro musangayo tujya ku bana wa babiri. Usangayo papa ku Gisenyi ariko hagati aho akaba ari umuntu w'umunyagitsuri yagiraga amahane ariko ku bantu bamuzi abamwegereye famiye ye twebwe twabaga tumuzi abakozi be babaga bamuzi ariko yagera hanze akaba ari intama w'Imana bamwitaga murokore. Yari n'umurokore ubwo oya nagari umurokore ako yahoze ari we biza guhinduka nyine yamye ari yitwaraga nyine nk'umurokore nk'umukizwa hanze ariko bisa naho ko ari nko kuninura ko ariko business bakoraga ari akabari. Yego. Ubwo ubuzima burakomeza ndagenda njya kuba i Rubavu n'ubundi yakomeje ya business y'akabari hari ahantu bita Mahoko. Turabana ariko tubaho mu buzima bushaririye. Ntabwo navuga ko ubuzima bushaririye nari ndiho ni ukubana n'umubyeyi ugira igitsuru ugira amahane nyine uburyo yari ameze kuri twe tumuzi ni ukuri byari biteye agahinda. Yari wa mubyeyi yashoboraga kugukubita akagukubita nk'uwica inzoka. Reba iyi nkovu iri aha. Yego ndayibona. Ubu ni inkovu y'inkoni ziwe. Nyine byari bigeze kuri ya level depression nyine yaraje mbaho nigunze. Yagukubitaga se wenda kuziza iki? Kwa kundi nyine kwa makosa ariko ku tuntu duto ntabwo ibyo byitagaho uwo ari we wese ko n'abakozi yarabakubitaga. Nta muntu nyine yari umuntu w'umunyamahane. Yari wa muntu yasangaga nk'umukozi yakoze ikosa ariko kuko yabaga yahansize nk'umuntu azi yuko ari uri kureberera ya makosa akagaruka akanyitirirwa atitaye ko ndi umwana atitaye ko nkiri muto atitaye ko hari abakiriya bari kutureba kurya ari kuza akankubitira mu bakiriya. Ndagenda ndateseka ndagenda ndahungabana nyine mera nk'ikijunjame niko nabyita hahandi yazaga nkumva ahubwo cyambere kiza nuko yajya ahora yagiye nkasigara aho ngaho nisanzuye kuko navugaga numvaga nisanzuye mfite amahoro ari uko adahari ariko nakumva moto arimo araza umva nyine nkumva mbuza ahantu ndigitira umva nta mahoro mfite. Ubwo mama nawe aho yarari yaje gufata umwanzuro baraganiriye atugomba kuza abwira mama aze ku Gisenyi. Yego. Ubwo kuza ku Gisenyi mama yari afite ikibanza urumva basigaye iwabo ari abana babiri imitungo y'iwabo yose ibyo bari barasahuye bakaburana bakongera bakabibasubiza byasigaye mu biganza by'abana babiri bavukanaga ari we mama na anti mama na mukuru we. Yego. Ariko kwa kundi nyine papa akamubwira rero zana gurisha hariya cyangwa se aho baburaniye bagatsinda bakabaha amafaranga zana twongere dushyire muri business yaguke. Ha hantu haragenda nyine birakendera hasigara inzu. Hasigaye iyo nzu mama abona byaratangiye gukomera aravuga ino nzu rero ngomba kuyigurisha. Ayigurisha atabivuze atabibwiye papa ariko ubwo we yarazi impamvu hari nuko yarabibonaga yuko nta cyizere nyine nk'ibintu biba byaramutse kuba ukabibona. Ubwo amaze kuhagurisha ariko azabimenye tukagomba kwimuka ntiyamubwira ntiyanamwereka ko abizi atugomba kwimuka ukaza tugakomereza ubuzima hano turi kumwe turi hamwe tugakora ubuzima bugakomeza. Aragenda aramwimura. Jera umunsi mama yageze ahantu twabaga ku Gisenyi. Yego. Mu gitondo ndabyibuka urumva ngiye business nari maze kuyimenyera ngiye naragendaga ntitaye nyine byari akazi ka buri munsi narazindukaga nkajya mu kazi ntitaye ngo papa asigaye mu rugo ntitaye ngo arahari cyangwa adahari nyine byari imirimo ya buri munsi. Ndagenda ubwo n'abana bose bari babazanye byitwa ko twimutse ntahageze ngiye kumva numva telefone irampamagaye ati nimutabare mama wanyu baramwishe.
aribwo akimukira aho ngaho uwo munsi urumva urugendo rwo kuva Nyamagabe kugera Rubavu urugendo rurerure ndabyibuka neza bahageze nko mu masaa 8 urumva gupakurura ibintu byageze nka saa 11 saa 12 ngiye nditegura njya ku kazi nka saa 9 barampamagara ati mutabara mama wawe baramwishe mutaranabonana twari twabonanye already kuko nahavuye bageze mu rugo nka saa 8 ngenda mu gitondo saa 12 ubwo mbaza barumuna banjye se bimeze bite terega dutesheje papa yaragiye gutema mama nubwo buriya ni bya bindi bye kwa kundi nyine ubu uri mu kigeragezo ukageraho ukakimenyera ukabifata nk'ibisanzwe ntabwo buriya ni bya bindi bye ariko ubwo mama akaba yaratwite ndashobora kuba yarigeze nko mu mezi nk'6 gutyo nko mu mezi 5 yego ubwo muri uko kwimuka i Rubavu mu kwa 7 ntabwo ndi kwibuka neza ukwezi ariko ndibuka yuko hari umwana papa yarabereye se wabo yari yakoreye ubukwe Nyamagabe araza urumva nyine igihe cyarageraga akagera no mu rugo ntekereza ko ariho mama yasamiye iyo nda ubwo araza nyine iyo ntambara bambwira ibyo ngibyo uko byagenze nubwo biriya ni amahane ye mama yararebye aravuga ati hano hantu ngiye kuhagwa uwo munsi nta no kuruhuka yego urumva ngiye twari inshuti twarakominikanaga yarampamagaye arambwira ati mwana wanjye ndagiye muri uko kumutesha wese azamuka ajya ku kazi papa mama asigara mu rugo kugira ngo nyine papa agira ngo byarangiye ubwo mama agira ngo byarangiye papa niwe yagize ngo byarangiye mama we yatuje nyine yamweretse ko nta kibazo ko yamwereka ko ari ibyacitse n'ubundi yari kumwica pe aza ku kazi arahansanga bigeze nko mu masaa 7 arambwira ngo rero ngo manuka ujye kwijijisha urebe ikintu nyoka ari gukora urebe umwuka uri mu rugo yego ubwo urumva mu mutima we yari ari kuvuga ati ubwo byagenze kuri wasanga agiye guhita yahukana agiye guhita agenda ndamanuka mama urumva yari inshuti yanjye ambwira barantumye ngo nze kukuneka niko bimeze ngo nasanze ari gutunganya abana ngo boge bagenda umwana wanjye urabibona ko situwashimeze ntabwo ukinze n'ubundi so waramumenyereye bano bana ntabwo nabasiga aha ngaha reka mbajyane yisubirireyo yego noneho sasa agahinda karanyica urumva kuba nitwa ko ndi umwana wa mama niyo aza kumenya yuko tuvugana ku ruhande hatari kumva cyari kuba ari ikibazo kuri njyewe yari ko kwica yari kunyica yego ubwo aritegura aragenda afata taxi mahoko azamuka atega ibice papa ari wa muntu uneka yari wa muntu uneka pe nyine yashyirwaga ageze ku kintu ashaka kugira ubwo mama aragenda agiye ndarasubiye ku kazi nambwira nasanze barimo barakora amasuku okay bigeze nka saa 10 ubwo urumva mama already nahavuye ari nkaho nabo bakimara kwitegura bahita bagenda ngenda nigira nkaho nta kintu nzi nigira nkaho nta cyabaye nambwira nasanze bari kwitegura bigeze nka saa 11 aramanuka ukajye kureba igihe asanga bagiye ariko ngiye urumva nari mbizi ahita azamuka arambwira turazi nyoko yagiye nigira nkaho bintunguye tereka byagiye se byanyabyo byagiye ubwo nyine ubwo nta kundi byagenda ubwo tuzaba tumenya ahari ubwo nimba ari stress nimba ari iki guhera uwo munsi naje kubonamo papa indi shusho ntazi na bwa bugome yanyerekaga na bwa bunyamaswa yanyerekaga ibaze yuko ari igihe yankubise ngewe ubwanjye nkavuga ngiye kwiyahura ndatoroka mva mu rugo ndagenda twari duturiye sebe ndavuga ndagiye kwiyahura arankurikira mu muhanda uwo munsi nari bujya no ku ishuri kuko nagiye kwiga twimukiye aho ngaho i Rubavu mpita ngenda njya kwiga externe nkava kwiga saa 10
n'igice nkaza namburira ku kazi ku kabari bita nkomeza akazi karangiyaga mu masaa 6 saa 7 atangiye kuryama saa 12 ngomba kuba ndi ku ishuri ubwo urumva n'amasomo ntabwo byari kugenda neza yego ku munsi ntari bujye arankubita arankubita ubundi nasigariye wiki kubera iki ndiho ubundi nakosheje iki tangije mfata umwanzuro ndavuga ndagiye ndazamuka anyiruka inyuma arenga ahinguka ndenga ahinguka ubwo mbonye nkomeje kunkurikira nta handi hantu nzireka nkomereze ku kazi tuje ndagenda ngeze ku kazi yafashe umwase n'abakozi baraho abankubita umugongo arambwira ngiye kugukubita ku buryo uzabyumva ushaje ati ubundi buriya warugiye ndamubwira ngiye kwiyahura kuko nabonaga n'ubundi amaherezo yanjye ari ugupfa ubundi sinajyaga ntabwo yajyaga ntonganya ngo mvuge ntabwo yajyaga nkubita ngo iki gihe uratinyutse mba naratinyutse ko numvaga n'ubundi ubuzima bwarangiye ndamubwira ngiye kwiyahura n'ubundi ubuzima se hari ikintu bumariye ati none se warugiye kwiyahura wese muri sebeye ati waguhereza se amafaranga ugatega taxi ukagenda ukajya mu Kivu ko ariho byaba byiza umuntu atazongera no kukubona ni imagine icyo kintu umubyeyi wawe papa yego byararangiye ndiyakira mama ndamuhamagara rwihishwa ndamubaza ariko mama ubundi buriya wazangiriye neza ukambwira data umbyara kuko iyo ndebye iyo nitegereje mbona yatari data ntabwo umuntu mfata kuriya yaba ari data mama nta kindi yari kunsubiza uretse kurira ararira birarangira arambwira ati wowe komera ndabizi yuko ubayeho nabi hari na bene wabo papa bazaga muri famiye bazaga kudusura barangiza bamara kuhava bagahamagara mama wa mubyeyi we nimba wumva ko igise cyara-kuriye wafashe umwana wawe ukamutwara ukamukura hariya ahantu ari yego ko arababaye pe nawe no kuri kote ya papa ariko ntibamushyigikiye yego ubwo wakambwira ati wowe komeza wihangane ndi gushakisha ndebe yuko bikunda nawe nzakuzana uzi wowe ukomeze wihangane nubwo ke nta kundi ubwo nawe ntabwo yarekeye kumushaka yabikubwiye yuko iyo yiyemezaga ikintu impaka kigereho Gerard yarahatanye hahandi yafataga nimero z'indangamuntu agahakinga nimero zibubaruyeho mama akazihamagara byageze no kuri level agenda akajya mu bapfumu ngo agiye kumushikisha umva yarahindutse ndabibona ndavuga mana yanjye ubu buzima nyine mubara nk'utari biba bibi cyane yego ubwo urumva amafaranga yajyaga gutakaza ngo agiye mu bapfumu sometimes ngo agiye gushikisha mama yego kugira ngo arebe isi byarimo ahari reka da ubundi ngo akora iki se amusangeyo amuburize y'amahoro gusa igihe cyarageze aza kumenya ahantu ari icyo gihe hari umuntu wo muri famiye kwa mama yaragiye kuba yabonaga ko ho atahazi yasaga n'aho ari ubuhungiro mama yahungiraga ahantu papa atazi kuko yarazi neza yuko n'ubundi amaherezo azamusangayo amusangayo muri iyo famiye babaga za Rusine aragenda aramucumbikira n'abana bangahe n'abana 4 njyewe urumva nari narasigaye yego reka azaze kubimenya sasa rero ko ariho ari aragenda ajya gusaba imbabazi ubwo yarantwaye ariko kuko namenye yuko amenya ahantu ari mama twaravuganaga za nimero zindi yaje kuzikuraho zimubaruyeho mubaruza ku yanjye ku ndangamuntu yanjye tukajya tuvugana bwihishwa nabwo ntiye telefone z'abakozi ko nk'igihe runaka yabaga yicaye hariya nkabona arampamagaye ngwino hano nkagenda mpereza telefone yawe akaraba nimero twavuganye kugira ngo arebe yuko nta mirimo nkagenda nkatira abakozi nkibeta nkajya kuvugana na mama byabaga ari sakirego cyaha gikomeye yego ubwo turavugana na mama ndamubwira rero urarya imenge ahantu uri yahamenye doke nta kibazo naho ubagiye no kuza
agiye kuza kandi tuzazana. Urumva uzi ukuntu yabamenye, urumva ahantu twigaga, ahantu abana bigaga bari bakiri primary. Urabizi ko gutransfera umwana ku ishuri umujyana ku rindi bisaba ngo ube ufite icyemezo cyangwa se ukanavugana n'abayobozi kugira ngo ukuntu yihiringaga. Ibaza ko yagiye guhamagara nyine ku kigo aho abana bigaga mu mpe nimero z'ahantu abana babatransfeye, aho abana bagiye kwiga nibo bamurangiye, bamuhereza n'umwarimu wo kumuherekeza akamujyana kuri rwa rugo bazi neza yuko babana bataha. Nuko yahamenye. Yego, ibaze koko turahagera. Ubwo urumva mama nari namubwiye ndambwiye nimba ubwo byumvikana agiye atera impuhwe ati umugore yantwaye abana. Yego, twarahageze. Urumva mama narambwiye ati we nimba uruhunga uhunge, nimba udashaka ko mubonana ati umwanzuro no wawe. Turagenda, tuhageze hari umumama ukakaye w'umurokore. Ubwo nyir'urugo ntabwo yari ahari, hari mama. Urumva amakuru bari bayazi, mama yari ari mu nzu. Arahagera ati ndi kanaka, ndi umugabo wa kanaka, uyu ni umwana wacu, narinje kumureba. Ati ntukandagire mu nzu yanjye, wa mugabo w'umugome we. Ubu igihe cyose gishize umugore wawe yararorongotanye n'abana kubera ubunyamaswa bya nyine, aramuhabura. Ubwo ati mbabarira, ati ni satani yanteye. Jera yarapfukamye no kurira ararira ati mbabarira, umugore wanjye ndamukunda ni ukuri pe, niyemeje kwisubiraho. Ati oya we sinkumva. Ubwo arambwiye ati wowe genda ujye mu nzu ujya gusuhuza mama wawe, ndabizi wari umukunda. Ndagenda ndamuhobera, amarira turarira. Ati wowe uraguma aho hanze, ati kuko sinizeye yuko utaza kumwica. Ubwo mama tusigara turi kuganira, ari kumbaza bite byagiye, urugendo rwagenze gute. Baje kudiringa abasigaye hanze, wa mama nyir'urugo zirabadiringa, abona ko nta yandi mahitamo ahari, arabahuza mama na papa. Yego. Ubwo araza ati mbabarira ndakwinginze, ni ukuri ngiye kwisubiraho, ni ukuri mbabarira, mama hirwe ya nyuma sinzongera pe. Ubwo mwarambwiye ati oya ndeka basi mbanze mbitekerezeho. Bakakanu k'abana kakomezaga kamukora ku mutima. Yego. N'abandi bamuhamagaraga bakamubwira ati wowe gira ucyakura umwana hariya dore abayeho mu buzima bubi. Arangije babona yuko nyine mama yese amubwira ati rero reka mbanze mbitekerezeho. Ubu ngubu urantunga, sinari ko uri bunazi, yanga kumubwira yuko twavuganye. Yego. Atoke nta kibazo reka ntahe, atari ko umwana araguma. Ariko ukumubwira ngo ndahaguma ntago zari izindi mpuhwe, ahubwo ko ari ukugira ngo nsigara muhereza amakuru. Yego. Mama ati oya murajyana, nimujyana. Asigara hano akora iki? Abana batanu mu rugo rw'umugore n'umugabo, n'aba ngaba nabuze uko mbigenza, mujyane. Ubwo duherekeje ubwo urumva nako nibo baduherekeje. Turataha, tugezeyo aratekereza atuzi hacaho nk'iminsi 3. Ati ubu ngubu uragiye gusubira kwa mama wawe. Yego. Rero uzagenda ujye umbwira akantu ku kandi, nta kibazo. Mama ndamuhamagara ntubu ndaje. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori bya bigi. Yego. Arangije ampereza n'imiti. Ndakiri imiti uzajya ugenda ucunge mama wawe uyimuhereze mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa. Kumva nimba bantu yajyagamo bajyagamo bambwira ati iyi miti nayikoresha azongera kugarukire, umutima uzoroha kurushaho, bikorohere kongera kumwigarurira. Sinzi icyo yabaga agamije, gusa arayimerezaga njyanye. Ndagenda. Urayimuha se? Narayimweretse. Mama urayimwereka ibyo wampaye ngo muzane. Urumva byagezeho nyine turabyakira, tufata nkaho biri fani. Urumva twe twaramaze kumumenyera. Akampamagara bite ni byiza. Ubwo ndi iruhande rwa mama, nicaye iruhande rwa mama. Bimeze bite? Ni sawa. None ari hehe? Ambwiye yagiye kandi anyicaye iruhande. Nese yakubwiye hagiye? Oya ntaho yambwiye. Ati none se abantu ubona bimeze bite aho ngaho imirire? Rero wa muntu nyine akunda ibintu by'ibisirimu. Papa? Yego.
ati murya neza nta kibazo nta kibazo. Ubwo mama yicaye aho ngaho sometimes akandigita n'ibyo ndi bumusubize nkagakupa akagenda tuburiya rero azi ngo yemeje. Ati imiti iri kwitanga neza nti cyane rwose. Nyuma rero ubuzima bwaje gukomera, urumva abana 5 mu rugo rw'abandi, aratwite bafite abandi bana, bafite n'uruhinja. Barareba babona nta kundi kuntu byagenda. Umupapa yari afite ahantu yari yarubatse ibiraro. Ati rero nta kundi, reka mvugururire hari ahantu mujye kwiyeranjayo, ntaho ngukinze ariko nyine ni kujya kwiyeranja ubu harambitse umusaya. Mama yamuhayeho amafaranga amubwira ati ntabwo ibintu byose wabyimenyera, nanjye reka nguye ku mafaranga. Uribuka yuko yari yaragurishije yanzu iwabo. Ati reka nguye ku mafaranga, bya biraro barabivugurura byo kwiyeranja. Ubwa mbere nari ngiye kuba mu nzu y'icyondo, ubwa mbere nari ngiye kuba mu nzu itagira sima, ahantu mu ishyamba utanatabaza ngo bagutabare. Turagenda tujya kubayo. Rero sasa reka azamenye ngo twaragiye. Ubwo yabigize urwitwazo, atubwira abona abana banjye uzabashyira muri iryo shyamba bivemo, wabitekerejeho kabiri. Mama kuko aratekereza, ariko nyine habanjemo gucamo agahe. Mama urumva yari wa muntu ushakisha, akavuga ntabwo nzahora nsabiriza amafaranga ngo nahahe nagire gute. Sibyo ko n'ubundi yari yarabyikupye, yakoreshaga kuri yandi n'ubundi yagurishijemo. Rero n'ubundi amafaranga kuyakoraho ntago arimo arunguka. Yigira inama, akora ubworozi bw'ihene, akajya kurangura ihene za Gaseke akaza kuzicuruza Nyabugogo. Ubuzima burakomeza, ariko abona noneho bitangiye kwanga. Amashuri y'abana abona ntibizavamo, dutangiye kurwara, ubuzima tutamenyereye. Bata umwanzuro noneho asubira i Rubavu. Asubira kwa papa? Asubirayo. Yego. Gusubirayo yamaze iminsi mike. Yamaze iminsi mike n'ubundi birongera biba kwa kundi. Handi twaga twicaye nko ku makuru, hari mu makuru hari igihe bigeze kuvugaho umumama wishwe n'umugabo we nanone amutaba mu rutoki. Iyo nkuru ndabyuka twicaye muri salo na mama na papa, twese turi muri salo turi ku meza. Turiya ni njyewe kabisa, ruriya rupfu nirwo nzapfa. Ari mama se? Ari mama. Papa byumva? Turi aho muri salo nyine tabyumva. Mba mbibona ko uzanyica pe, mba mbibona ko ari wowe rupfu rwanjye. Yakundaga no kubivuga kandi mba mbona ari wowe rupfu rwanjye. Agaseka agahigima akamwihorera. Ubwo ntiyaciye kabiri biza kongera rwaserera. Umuntu aravuga nta kundi kuntu nabigenza, sinzasubira hahandi. Ahita agenda ajya muri famiye, hari umukecuru yari nyirasenge. Ajyayo, agiye kubayo arabivumbura ko ari arahamusanga. Ajya kuri murumuna n'ubundi w'uwo mukecuru naho arahamusanga. Ubwo aho se yajyaga yitwazaga famiye ze, kwa kundi buri kunga umuryango, buri wese agasasa inzobe, bagasanga n'ubundi style umunyamakosa niwe, ni papa. Kavuga buriya nyoko baba bari kumubera, buriya hari ibindi bintu bapanga kandi ari famiye yewe ya papa. Yego. Ubwo mama yararebye abona n'ubundi ahantu hose agiye aramukurikirana, aza gufata umwanzuro. Aravuga rero reka ngende ahatari muri famiye. Aragenda ajya gutura hari Intarama. Agenda hashingaho akantu k'akabari, urumva nakuze ariyo business iwacu dukora. Yego. Ajya gushinga akantu k'akabari, aragenda ajya gukodesha mu cyumba na salo n'abana. Urumva ngewe n'ubundi uracyari kumwe na papa cya gihe agaruka. Yego. Yadusiganye njye na musaza wanjye. Adusigana na murumuna wanjye yari ari P6. Urumva bararokrashije baza kuri cya kigo, ariko yarasushije muri primaire. Biba ngombwa ko azajya gukorera ikizamo aho yasushirije. Urumva yaramusize kugira bitamugora, dusigara turi batatu. Murumuna wanjye ajya gukora icya leta, nsigarana na musaza wanjye. Yego. Ubuzima bwaje gukomera, njye na musaza wanjye bigeraho noneho mpanga ko njye na musaza wanjye tuzatoroka. Hari mu minsi mikuru. Hari nko mu kwa 11 mu mpera, mu ntangiriro z'ukwa 12. Yego. Ubwo ubuzima buza gukomeza kwanga, komeza kudutoteza.
ndareba ndavuga hano hantu nzatoroka ngende uyu mugabo nzamutoroka ngende nta nubwo nari nkimufata nka papa wumva uri umugabo w'umunyamahanga yego ubwo musaza wanjye ndabimubwira sinzi akantu yari yakoze arambabaza musaza wanjye yari mutoya yari nko muri P3 nambwira kandi nzagusiga hano nigende nzatoroka ngende ngusige umwana yararize ararira koko ubwo nararebye ariko muri uko gukora naracyetaga ko nabonaga n'undi uko gupya ni kwa kundi nyine ugera ukiheba nari ngeze kuri ya level no kubona umwenda wo kwambara ipantaro ikancikiraho nkayikora deshire buriya mu buzima ndi umuntu wino ukunda kwidebureye nkayikora nka deshire bambona bakajyana mu busitari bakagira ni style ariko ari uko ntari bujye kudodesha akampima akagenda akagura inkweto nk'imiguru nk'itatu isa akayishyira hariya ajya uzambara urumva ko ari nko kuntera ishyari nkajya kwiga nkora muri za nkweto sometimes n'abana bakajya banjujura nkabyumva uya mwana nkora mu nkweto zimwe ntajya ahindura biti ni muri urwo rwego rero nafashe umwanzuro wo kujya mu cyeta umunsi umwe ndiyemeza hari mu minsi mikuru Noheli yari yegereje ndavuga noneho umupangu wanjye y'amafaranga na byese niga ukuntu ngiye gutorokana na musaza wanjye igihe cyo kujya gutoroka ngiye kumva numva arambwiye ndashaka yuko kuri bonane tuzajya gutangirana umwaka na mama wanyu tugatangirira hamwe turi nka famiye yego nta kibazo ngize amahirwe udufaranga twanye nari kuzadukoresha nka tike none apo hakugira n'ubundi nta unyura uwo muvumo w'umubyeyi ngo namutorotse n'iki reka niturize ubwo azatujyana n'undi azatutegera twaragiye twari bugende kuri bonane oya n'ubundi already twari bugende kuri 31 biba ngombwa ko tugenda kuri bonane ku ya mbere 2018 yego turagenda tugerayo akabatumije famiye wa mukecuru wibugesera hahandi hari undi yarabereye se wabo mwamuhamagara ati nibuze ubwenge cyura abana bawe nawe aramuzana ubwo yari yaranetse nabwo yaramenya ahantu atuye ubwo turaje turapakira imyenda itari myinshi turaza n'ahandi yari yarayoboje yaramenye ngo ni hehe turagenda tuhageze bajya mu byo kubunga ntamubwira ati rero umwanzuro uhari hano hantu hafata urumva yari kuri koti imwe yiwe no kuri koti imwe ya mama bafata umwanzuro yuko bagiye gutandukana burundu agenda akamenya ibye na mama akaguma aho ngaho nta kundi kongera gusubirana noneho bahibishyizeho umucyo ati ubwo abana banjye abana ni bakuru amahitamo ni ayabo mu by'ukuri nk'umuntu twabanye gutyo kuva na kera n'iki tubona nyine adufata nk'aho turi abanyamahanga turavuga natwe ntabwo twabyemera gusigarana nawe ariko abakuru bari mu nama yabo nk'abantu bakuru twe twari turi hanze nk'abana imyanzuro iri bufatwe bari buze kuyitumenyesha babwiye wa wundi abereye se wabo genda ubwira abana yaraje aratwegera atubwira ati rero bivugiye mu nama ni ibi imyanzuro ifatiwe ni ibi ubu umwanzuro usigaye ni uwanyu atari ko ngewe ukuntu mbakunda kuko mbifuriza ibyiza nabagira inama yo kutazasubira kwa papa wanyu ati birumvikana ndagenda ninjye bafashe nk'umukuru nyine ndagenda njya aho bicaye muri salo nababwira nti rero maze kumva uko ibintu bimeze nanjye nk'umwana papa turagukunda turakwishimira umubyeyi mwiza watureze neza yego ariko urabona mama arakuriwe mama aratwite inda n'inkuru akeneye ko tumuvomera utuzi akeneye ko tumukuburira akeneye keya zacu nk'umubyeyi utwite rero uko mbibona ndumva watureka
tukaba turi ahangaha kwa mama hanyuma tukazajya tuza kugusura tuzajya tugukumbura tuze kukureba. Umugabo ararubira ati ubwo nimba ari uko bimeze rero n'inusu y'isukari ntimuzampamagire ngo murambaza n'ikiro cy'umunyu. Yego. Nyoka azabiyesimame abamenye ubwo muri abanyoko. Twumvaga nta kintu bitubwiye ko twari tuzi ko tugiye kubaho mu mudendezo tugiye kubana na mama. Umugabo arasezera aragenda tugira ngo aragiye. Yego. Umva hari kuri bonane turaherekeje. Yego. Arangije abwira mama muherekeza papa. Twese twamuherekeje nka famille. Urumva bari bashyizeho umucyo ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine. Urumva n'uwo mukecuru by'umuco arabwira reka dutereke nubwo batandukanye bwose ariko n'umukwe. Icyo gihe mwemere twe ubwo nyine mwemeranijwe ko papa na mama batandukanye. Yego. Ubwo turaherekeje tugeze ku irembo tukirenga irembo. Nangije abwira mama gusha wowe n'uwo mwana twite nzamuguherekezanya